imitekerereze myiza kugeza ku buvumbuzi. Ibyo tuvuga murabyumva, ibyo muzirikana ntibikange, bijye bikunda, bishire kera gake, bikunde. N'ibyabibanjirije byaje gukunda mu nyuma, bityo rero Imana ihabwa icyubahiro. Byose birashoboka, byose birakunda. Aho unanirirwa niho Imana ikomereza, niho itabarira. Amahoro masa mwese abafite ibibazo bizakemuka. Ni hahandi ikiganza cy'amahoro cy'abaruda. Abaruda rero turi abantu bagatangaza bakatarabonekaho ku isi ya rurema, turi abambere turikurikira. Intambwe zigiye guterwa zijya juru kuri Afurika, muri Afurika n'Abanyafurika n'ikiremwa muntu ku isi yose. Afurika igiye kuba iya mbere iba umurwa mukuru w'isi. Abantu bose batahaga agaciro Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri, ubu nibwo igiye kwigaragaza ko ari itunze cyane gusumbya ibindi bihugu ku isi yose. Mwitegure Banyafurika mwese, aho mwabonaga ubutayu ibintu bigiye guhinduka, hose hagiye kuba imvura nyinshi, noneho n'urubura Afurika y'Epfo n'Amajyaruguru. Amahirwe zahaba Abanyafurika mugiye kugira, nimuyapfusha ubusa, muzayakoreshe neza. Uwiteka agiye kubazamura kandi byose birakunda, birashoboka. Kwizera birarema. Good muziri mu Muyisilamu mwiza senga 5 ku munsi, none kuwa 5 kaba ari umunsi w'agashingura tuma Imana ikamwakira. Amavuna amavuko yo kwizera kwa muntu, Sabato umunsi wo gupfa kwa Yesu Kristo, ku cyumweru kuzuka, Isilamu ikiganza cy'amahoro. Aho kugaburira uruhinja ingengabitekerezo yo gukandamiza abantu, kugundira ku butegetsi no kwica abantu, kubavudukana, wabigisha, wabagaburira gutekereza no kuvumbura.